bavandimwe bana b'Imana nidukundane muri Kristo. Bavandimwe bana b'Imana nidukundane. Imana n'urukundo. Imana yakunze isi. Dore amasomo atwibutsa amateka yo gucungurwa kwacu kuri iki cyumweru cy'ubutatu butagatifu tariki 7 Kamena 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'imuka Misiri mutwe wa 34 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6 n'umurongo wa 8 kugeza ku wa 9. Mu kuzirikana ku isomo rya mbere turifashisha igisingizo cya Danieli umutwe wa 3 umurongo wa 52 kugeza ku wa 56. Isomo rya kabiri ryo mwera wa Paulo mutagatifu yandikiye abanyakorinti umutwe wa 13 umurongo wa 11 kugeza ku wa 13. Ivanjili yanditswe na Yohani umutwe wa 3 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe zaravuga ati, koko Imana yakunze isi cyane bigeza aho itanga umwana wayo w'ikinege igira ngo umwemera wese atazacibwa ahubwo agira ubugingo bw'iteka. Icyakora Imana ntiyohereje umwana wayo ku isi ngo ayicire urubanza, ahubwo yagiraga ngo akize isi. Umwemera wese ntacibwa urubanza, ariko utemera aba yaciriwe urubanza kuko atemera izina ry'umwana w'ikinege w'Imana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe bana b'Imana, amasomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku mateka gucungurwa kwacu mu iyobera ry'ubutatu butagatifu. Imana imwe mu butatu ni Imana rukundo. N'umuntu usanzwe akunda icyo yakoze agakomeza kucyitaho. Imana Birarenze isumbije umuntu rukundo. Imana yaremye abantu, Imana yacunguye abantu, Imana itagatifuza abantu. Imana ni urukundo. Mu isomo rya mbere twumvise uburyo Imana yihishuriye abantu binyuje kuri Musa. Ati nduhoraho. Imana ntigira intangiriro ntigira n'iherezo, ihoraho iteka ryose. Naho mu isomo rya kabiri Paulo araduha ihinamvugo y'ubutatu butagatifu nk'uko tujya turikoresha mu ndamukanyo muri misa. Ineza y'umwami wacu Yezu Kristu n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuriho mutagatifu bihorane namwe mwese. Naho Ivanjili y'uyu munsi yo iraduha incamake y'umugambi w'ubutatu butagatifu wo gucungura abantu kubera urukundo rwayo. Imana yakunze isi cyane bigeza aho itanga umwana wayo. Ntabwo yaje gucira isi urubanza, ahubwo yaje kuyicungura, kuyikiza. Dore rero ingingo 3 zidufasha kwinjira muri uwo mugambi w'ubutatu butagatifu wo gukiza abantu. Igisobanuro cy'iyobera ry'ubutatu butagatifu, imirimo y'ubutatu butagatifu, ubutatu butagatifu mu buzima bw'umukristo. Ingingo ya mbere, igisobanuro cy'iyobera ry'ubutatu butagatifu. Iyobera si ikintu gitumvikana cyangwa kidasobanutse, ahubwo ni cy'ubwenge bwa muntu ushobora gucyumvaho ariko budashobora kugisobanukirwa uko cyakabaye cyose ngo bugikonoze bukimaramaze. Mbese ni nk'inyanja umuntu yajya kuvomamo amazi, avoma akeneye cyangwa ashoboye gutwara, ariko ntiyayamara, ntiyakamya inyanja. Ubutatu butagatifu, Sainte Trinité, ni ijambo nubwo ritari muri Bibiliya ryitwa uku, ariko abapersona batatu bari muri Bibiliya kandi bafite amazina yabo: Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu. Ni ijambo ryatangiye kugaragara no gukoreshwa mu kinyejana cya kabiri kwa Tertulliani. Ni amagambo abiri y'Ikilatini tri, trois, gatatu na unitas, unité, ubumwe. Ubutatu butagatifu, Sainte Trinité, ni Imana imwe mu bapersona batatu: Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Ntabwo ari Imana eshatu, ahubwo ni imwe mu butatu, barangana, basangiye kamere y'ubumana. Nubwo batandukanywa n'amazina n'imirimo buri mupersona akora, ariko ni bamwe, basangiye kubaho iteka, bahujwe n'urukundo. Umuntu umwe yigeze abaza Mutagatifu Agustina ati, ko ntacyo niyumvira cyangwa nibonera ku butatu butagatifu, bimeze bite? Agustina aramusubiza ati, ubona ubutatu butagatifu igihe ubona urukundo. Niba ushaka kubona Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ugomba gushaka ahantu wabona urukundo. Urukundo nirwo rutuma ubutatu butagatifu bugaragara. Agustina rero akerekana ubutatu butagatifu mu rukundo muri iki kigereranyo, aho Imana Data ari ukunda, l'amant, Mwana agakundwa, l'aimer, naho Roho Mutagatifu ni urukundo bwe, l'amour. Bose uko ari batatu bahujwe n'urukundo, bahuriza hamwe mu mugambi umwe wo gucungura abantu. Ingingo ya kabiri, imirimo y'ubutatu butagatifu. Ubutatu butagatifu ni Imana imwe mu butatu ihurira mu gikorwa cyo gucungura muntu mu mirimo itatu ikubiye mu nshinga 3 bahuriza hamwe muri bwa bumwe bafitanye, bose barafatikanya: kurema, gucungura no gutagatifuza. Kurema, Imana Data niyo soko y'ibyiza byose bibaho, ni umuremyi w'abantu. Gucungura, Imana Mwana muhuza w'Imana Data n'abantu, ni umucunguzi w'abantu. Gutagatifuza,
Imana Roho Mutagatifu ni ububasha bw'Imana Data, ni urukundo ruhuza Data na Mwana, niwe utagatifuza abantu. Natwe abantu duhamagariwe gushyira hamwe twakira umukiro w'Imana, kuko uyu murimo wo gucungura abantu wageze ku mutsindo, ku musozo wawo, kuko buri muperisona arawitangira, bose hamwe bagafatikanya ntawe usigana undi cyangwa ngo ajore undi. Umunsi umwe abagabo batatu bapataniye kubaka inzu mu byumweru bitatu. Uwa mbere twakwita théoricien, entrepreneur, uwapatanya inzu kandi utanga amabwiriza y'imyubakire akoresha ubwenge. Uwa kabiri ni technicien à la pratique, maçon cyangwa umufundi. Uwa gatatu ni mécanicien ukoresha ingufu, mbese ni umuyedi maçon. Nuko rero batangira kubaka. Mu cyumweru kimwe inzu yari igeze kure, imirimo igenda neza. Mu cyumweru cya kabiri wa muyedi uko yashyiragamo ingufu ze zose n'ishyaka ryinshi mu guterura no guhereza umufundi, abandi bantu batambukagaho bakamukomera amashyi bamushimagiza kubera uburyo butangaje yaherezaga. Nuko abantu bamwe babwira wa mufundi bati, utaye agaciro, birarangiye. Entrepreneur naza agasanga uyu muyedi bari kumushimagiza gutya, arahita kwirukana, kuko uriya muyedi ni ugukora cyane. Wa mufundi ararakara bimurya mu bwonko, niko kubwira umuyedi ati, turaba duhagaritse imirimo, tuzongera gusubukura imirimo nyuma y'icyumweru. Ubu ugiye kuruhuka gato nzagutumaho. Nuko imirimo yose wa mufundi ayihambaho, ariko nawe iramushengura bikomeye. Nuko rero uwapataniye inzu habura iminsi 3 ngo bamurike ya nzu, yibwiraga ko byarangiye nta gisigaye. Nuko araza asanga inzu itaruzura. Nuko wa mufundi atangira kumuregera umuyedi ko yacitse, akagenda yibye ibikoresho by'ubwubatsi. Nuko wapataniye inzu ararakara cyane, nibwo afashe umugambi yo gukora ya mirimo yose y'umuyedi, arebe ko basunika ya nzu kugira ngo yuzure. Ariko igitangaje, yashyiraga agacanga gato ku gikarayi, agahita nihuta no gukaraba vuba vuba ngo ataza kwandura, ngo imicangira mwanduje. Ubwo imirimo ikagenda buhoro, kubera gushaka kwihuta ngo bamurike vuba vuba ya nzu ku gihe. Nuko ibyo bubatse byose kubera kubiterera aho bajugunya ntibifate, bigahirima. Nuko ku munsi wa nyuma ya nzu yose igira gutya iragwa. Akamvugo y'ikinyarwanda igira iti, huti huti byari bihumye. Ibaze nawe icyo gihombo cyose, iyo mvune yose basaruye aho ngaho. Bavandimwe, mu kubaka hazamwe ibitekerezo by'ubwenge, ibikorwa n'ingufu byose iyo biri hamwe inzu irakomera. Muvandimwe, ntukiyemere ngo warize bikomeye ngo ntukeneye abagufasha. Buri wese hano ku isi uko yaba ameze kose agira uruhare mu kubaka inzu, mu kubaka iyi si, mu kubaka kiliziya. Nta kamaro ubaho ku isi, buri wese akenera imbaraga z'abandi, nta wigira, nta wihaza. Bana b'Imana, mu butatu butagatifu nta shyari ribamo, nta mururumbu bamo, nta marushanwa mu cyubahiro abamo, huzuye ubumwe, imikoranire myiza. Bityo bakuza umugambi wabo wo gucungura abantu nubwo uvunanye bwose, ariko bashyika ku ntego, ku musozo, kubera urukundo rubahuza. Ingingo ya gatatu, ubutatu butagatifu mu buzima bw'umukristo. Nk'uko twabivuze, urukundo niryo zingiro mu kumva ubutatu butagatifu. Umukristo rero ufitemo urwango, ishyari, ubugome n'izindi ngeso mbi zose ntiyashyikira iyobera ry'ubutatu butagatifu rishingiye ku rukundo. Akenshi hari ubwo twibeshya mu myumvire yacu ya muntu, tukagira ngo ni Imana eshatu dusenga zitandukanye. Akaba umuntu wateruye igisingizo muri kasimatike ati, ndagusingiza Mana Data, ariko Imana Mwana ikomeze inyihanganire gato, ngiye kuyigeraho. Ndetse n'Imana Roho Mutagatifu ntirakare, ndi hafi kuyigeraho ngo nayo nyisingize. Ye baba we, muvandimwe, sigaho. Nta shyari riba mu butatu butagatifu, kuko bunze ubumwe, kandi ibyo umwe akoze abafatikanyije n'abandi. Basangiye icyubahiro, barasengwa kimwe, bagasingizwa kimwe, nta urakarira undi. Impamvu abantu ibikorwa byacu bitagera ku musozo ni ishyari, ni urwango, ni ubugome. Ibyo byose bikatuvangira. Ariko Imana yo mu butatu ikorera hamwe. Ni ya Mana ivuga iti, reka duhange muntu mu ishusho ryacu. Yezu ati, njye na Data turi umwe. Unkunda agira uko mubwira, Data akamukunda, nanjye nkamukunda, tukaziwe tugaturiwe. Mu ntangiriro jambo yariho, kandi yabanaga n'Imana, kandi jambo akaba Imana, niyo ibintu byose bikesha kubaho. Yezu ati, umuvugizi nzabohereza uturutse kuri Data, Roho nyir'ukuri ukomoka kuri Data, naza azambera umugabo. Ivanjili ya hano umutwe wa 15 mu murongo wa 26. Nk'uko ubutatu butagatifu ari urukundo, n'ubuzima bw'umukristo bugengwa n'ubutatu butagatifu, urukundo. Reka tuvuge nk'ahantu hatandatu duhura n'ubutatu butagatifu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rimwe, ikimenyetso cy'umusa nk'urufunzo rw'isengesho mu gutangira no mu gusoza. Kabiri, y'umusaseridoti atanga umugisha.
gatatu mu isengesho rya wowe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. kane muri batisimu, mu kubatizwa, byose ni ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. gatanu indamukanyo ya misa. Ineza y'Umwami wacu Yezu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. gatandatu ndetse no kubatemera, hari ubwo ugira utya ukabona umuntu akoze ikimenyetso cy'umusaraba, umukino ugiye gutera penalty, umuntu ubonye ibintu bitari bikwiye ko byabaho, scandal, nubwo yabatemera ariko cya kimenyetso cy'umusaraba akoze kimwibutsa muri we ko Imana ibaho, Imana irakora mu butatu butagatifu. Umuhanga ati créer c'est sauver, kurema no gucungura. Umugambi w'ubutatu butagatifu gucungura isi ntiwahagaze, uracyakomeza, kuko buri munsi kubera urukundo rwayo Imana idukiza, Imana ikomeza kuducungura. Natwe bavandimwe duhamagariwe kugira uruhare mu gucungurwa kwacu, dusenga neza, dukora neza ibikorwa by'urukundo, bityo urukundo akaba ari rwo rurimi tuvuga buri munsi. Ni koko urwango ruzitira umukiro wacu n'uw'abandi, n'ibyo wubatse byose bigasenyuka kubera urwango, iyo bitubakiye ku rukundo. Kubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, bubahwe ubu n'iteka ryose. Amen. Padiri Masumbuko Ladisirasi wa Diyoseze ya Cyangugu. Tunga ubumwe muri